noneho reka njyewe mbahe igisubizo uko mbyumva cyangwa se icyo mbiziho. Biriya bintu impamvu babizanye cyane cyane harimo ikintu cyitwa lokapu. Lokapu nicyo kintu cy'ingenzi cyane kigenderewemo hariya hantu ku bantu bamaze gukora migiresheni, kongera gukora lokapu. Kiriya kintu cyitwa lokapu nicyo kintu cya mbere kirimo gisa nkaho kiri sitoronga. Bisobanuye ko hari apudeti bashobora kuzaduha bagendeye ku buryo twakoze ziriya lokapu. Ni ukuvuga ngo ibintu tugiye gukora bishobora kugira ingaruka cyangwa se ku cyo kwatema ishobora guhita ikora nekisiti ku ntambwe ikurikira, bagendeye ngo lokapu zakozwe bingana gute, deni turamutse dufunguye openi meyineti hasipendingwa payi zingana gute. Iyo bagushyiriyeho lokapu ya kabiri biba bisobanuye ngo bakeneye ngo ugire izindi ufunga kugira ngo nuramuka ukoze egisipensi zidakwiye cyangwa se ukagura n'ibintu byinshi bidakwiye mu mapayi menshi, cyangwa nihagira n'abaguhenda ntuzasipendinge payi zawe zose, cyangwa se uzagire uburyo udasipendinga nyinshi bitewe n'uko ubona ufite nkeya. Rero uramutse ufite ibipi byinshi ushobora kubisipendinga byose bigashira, bityo rero intego ya payi yo kuba payi abantu benshi bagomba kuyikoresha igahita ihagarara. Nicolas akeneye ko kominote yose izaguma ifite payi zikaba nk'amafaranga cyangwa se nk'amafaranga akoreshwa ku isi yose kandi n'abantu bose. Turamutse dufungure openi meyineti tugifite ubushobozi kuri payi zacu twese zose, ndetse dushobora gushiduka tuzisipendinze tukazitanga kuri ariya makampani makuru bakadushukisha ibintu zose tukazitanga, ugasanga abantu bamwe bahise bazamburwa kuko bashukishijwe ibintu byinshi bagahita bazamburwa, bityo payi igasigara mu bakire gusa. Rero bakeneye ko rubanda rugufi rugumana payi. Gukora lokapu ni nko kwizigama nyine, hari izo utaba wemerewe gukoraho mu myaka runaka. Nuramuka usipendinze utwo usigaranye twose tugashira, iyo myaka wenda niba ari 3 izajya kurangira warashize ubwenge ku gihe umaze no kumenya agaciro ka payi neza mu mutwe wawe, noneho ufungurirwe za zindi umaze nawe kwakira kuri umukire, umaze kubyakira. Kuko ubu ngubu niba nafungura hari abantu batarabyakira, ushobora gutereka nzitange zitarata agaciro. Hari n'abatekereza ko kugira ngo bakugurishe baguhe ibintu ari faveri baba bakugiriye. No, ntabwo ari faveri kuko payi zawe zirakenewe. Rero ndakeka ubu nibwo busobanuro buhari. Tugomba gusobanukirwa ko payi zacu zifite agaciro kuko bazikorera benshi muri twe tutarabisobanukirwa. Impamvu bashyiraho lokapu bisobanuye ko batatwizeye, ntabwo bizeye uburyo tuzasipendinga payi zacu. Niyo mpamvu badusaba gukora lokapu. Gusa ni ubusabe, nicyo badusaba. Wowe ubaye uzi uburyo manajinga payi zawe, gusa icyiza nawe wakora lokapu kuko n'ubundi ni nk'ubusabe. Ni nk'uko gukora banki buroke muri banki atari itegeko, ariko barabidusaba. Kwizigama muri ziriya serivisi zo kwizigama cyangwa se kujya mu bigo byo kwiteganyiriza uri mu kazi, aba ari ubusabe bwawe, ntabwo ari itegeko. Ni ibintu nk'ibyo ngibyo, nibyo badusabye gukora. Niba wumva ubishaka ubikore, ariko icyiza twese twabikora kugira ngo bibashe kuturinda, kuko baba badutekereje nk'abantu bakuru baturusha ubunararibonye mu bijyanye na cryptocurrency. Rero ntimugire ikibazo kuko nari mbibajije, kugira ngo numve nibura niba hari n'undi ufite amakuru yarenzaho. Icyo dukeneye ni uko payi zacu tuzihesha agaciro, nta kindi. Biragushyirwaho ni igisobanuro neza kigaragara ko batizeye uburyo tuzakoresha amapayi, kuko bari guteganya kuduha openi meyineti. Bari kwibaza se aba bantu turabizeye? Payi zabo bashobora kuzitanga, akaza ugushuka ngo agiye kuguha inzu y'agatangaza zose ugahita uzimurundira. Usanga umuhaye payi 100 wari ufite, kuko aguhaye ikizu runaka ukeka ko gihagaze miliyoni 500 z'amanyarwanda cyangwa miliyari, ugahita urekura ukamuhereza. Then nyuma y'imyaka 3 bamaze kumenya ubwenge, kuko uko byagenda kose openi meyineti igifunguka ntabwo ubu twese tuzagura kimwe. Hari uzaza akaguhenda bitewe n'uko agufatiranye utarasobanukirwa ibyo ari byo. Nicyo kintu bari kutwangira. N'ubu ufite payi 100 ukazirokinga ugasigarana uburenganzira kuri payi nibura 20, ni urugero.
uko uzazisipendinga birakureba, uzisipendinge nawe ntacyo uzabyicuza, ariko uzaba ufite imyaka runaka warokinze, iyo myaka izajya gushiraho wamaze kumenya agaciro ka payi neza, kamaze kukujya mu mutwe, ukurikiranye n'ibikorwa uri kubona payi iri gukora, nibwo uzabimenya agaciro kayo, ariko bakibifungura benshi bazabyica. Niyo mpamvu batatwizeye bakeneye dukore lokapu, iza mbere n'uzangiza uzagera ku za kabiri bazajya kuzigufungurira waramaze kumenya agaciro ka payi neza, ukurikiranye ibikorwa iri gukora.